umva mu kanya gato cyane gashize ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika zatangije ibikorwa bikomeye by'intambara kuri Irani. Perezida Donald Trump avuze iki? Aravuze ngo intego yacu ni ukurinda abanyamerika dukuraho ibyago byihutirwa bituruka ku butegetsi bwa Irani, itsinda rikomeye kandi ribi cyane. Ibikorwa byabo biteye ubwoba bishyira mu kaga Amerika, abasirikare bacu, ibirindiro byacu biri mu mahanga n'inshuti zacu ku isi hose. Mu myaka 47 ishize ubutegetsi bwa Irani bwagiye buririmba ngo urupfu kuri Amerika, kandi bukora ubwicanyi n'ibitero bitagira uherezo byibasira Amerika, abasirikare bacu ndetse n'abasivile batagira ingano mu bihugu byinshi. Amatsinda bashyigikira yose ibitero byinshi ku nyungu za Amerika mu myaka myinshi ishize ni iterabwoba rikabije, kandi tuzongera kubyihanganira. Irani ni igihugu cya mbere ku isi gishyigikira iterabwoba, kandi vuba aha cyihishe ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage byacyo imyigaragambyo. Politiki ya leta zunze ubumwe za Amerika, cyane cyane mu buyobozi bwanjye, ni uko ubutegetsi bw'iterabwoba tugomba na rimwe kugira intwaro za kirimbuzi. Ndabisubiramo, ntibazigera bagira intwaro za kirimbuzi. Niyo mpamvu twasenya burundu gahunda yabo ya kirimbuzi Fordo na za Isfahan. Nyuma y'icyo gitero twaburiye kutazasubukura imigambi yabo mibi yo guhasha intwaro za kirimbuzi, kandi twagerageje kenshi kugirana amasezerano nabo, ariko barabyanga. Ubu ingabo za Amerika ziri gukora igikorwa gikomeye kandi gikomeje kugira ngo ubu butegetsi bw'igitugu budakomeza guteza Amerika n'umutekano wacu ibyago. Tugiye gusenya misile zabo no kurimbura inganda zose za misile. Tugiye kurimbura ingabo zabo zirwanira mu mazi. Ubuyobozi bwanjye bwafashe ingamba zose zishoboka kugira ngo tugabanye ibyago kuri misile no ku basirikare bacu. Nubwo bimeze bityo, ubutegetsi bwa Irani burashaka kwica ubuzima bw'abasirikare bacu b'intwari. Bushobora gutakara kandi gishobora kugira ibihombo. Ibyo bibaho mu ntambara, ariko turimo kubikora kubw'ejo hazaza. N'ubutumwa bw'icyubahiro dusabira buri musirikari wese ushyira ubuzima bwe mu kaga kugira ngo abanyamerika n'abana bacu batigeze na rimwe bahangayikishwa na Irani ifite intwaro za kirimbuzi. Kubagize ingabo za IRGC, ingabo zisanzwe n'abapolisi, ndavuga iri joro nti umushyire hasi intwaro zanyu, mubone ubudahangarwa bwuzuye, cyangwa mukomeze murwanye, mumenye uko muzahura n'urupfu rwizewe. Ku baturage bakomeje kandi b'intwari ba Irani, ndababwira ni iri joro ko isaha y'ubwisanzure bwanyegeze. Mugume mu bwihisho, hanze ni habi cyane, ibisasu biragwa hose. Niturangiza mufate ubutegetsi bwanyu, buzaba ari ubwanyu. Birashoboka ko ari amahirwe yanyu ya nyuma mu gihe kirekire. Mu myaka myinshi mwasabye Amerika ubufasha, ariko nimwabuhabwa. Nta perezida wari witeguye gukora ibyo ndi gukora iri joro. Ubu mufite perezida uri kubaha ibyo mwifuza. Amerika ibari inyuma n'imbaraga zikomeye kandi zisenya. Igihe kirageze ngo mufate icyemezo cy'ejo hazaza hanyu, kandi mwubake ejo hazaza heza, kandi n'icyubahiro kiri hafi cyanyu. Imana ibaha umugisha abagabo n'abagore b'intwari bo mu ngabo za Amerika. Imana iha umugisha leta zunze ubumwe za Amerika. Imana ibaha umugisha mwese. Murakoze.
iri ni ijambo ryavuzwe na perezida Donald Trump aho yari amaze kugarura igitero afatanije na Israel, yumvisha yuko abanyamerika iki gitero yakoze ari igitero cy'ubutwari, ari igitero gikomeye cyane kandi kiziye igihe gikwiye kugira Amerika igihangange. Nanone nguko mu ntero zabo n'imvugo zabo bavuga ngo make America great again. Iyo niyo mvugo bakoresha. None perezida Donald Trump yabwiye ko abanya-Irani ibyo byose agiye kurimbura imigi yabo yose, akarimbura ahantu hose, yarangiza ngo bagume mu myobo, narangiza nyamara gusinzuraho ibintu byose ngo abahereze igihugu cyabo ngo babone ubwo budahangarwa. Inshuti zanjye bavandimwe, inkuru yo turacyayikomeje. Iri ni ijambo ryari rimaze gucishwaho na perezida Donald Trump. Mwibuke ko yagaruye n'ibyo bakoze mu gihe cyashize, kuko birabitero bagabye ku bitwaro bya kirimbuzi n'ubundi basanze atari byo bari kugabaho kuko byarafeyirinze. Ariko ubu ngubu reka turebe ngo biregera he, birashyira iki, ese biragenda bite? Gusenya imigi y'abandi yarangiza akavuga ngo abahaye uburenganzira, bazaba mu gihugu kitagira ibiribwa, bazaba mu gihugu kitubakitse. Ese gusenya ibikorwa byabo n'iterambere bari bagezeho ko bazasubira gusabiriza se bagenzi? Ibi ngibi nibyo ibihugu bikomeye bikorera ibyoroheje ngo dufi duto dutunga ibifu binini. Ese koko iyi si tubayemo n'iki kibuga cya politike mwe murabibona bute? Mugumyeho urushinge rwanyu aho utwatsi tubirenganiramo mu nzovu ebyiri. Inzovu ni zande, ibyatsi ni byande. Nyuma y'uko umuntu avuga ngo afite sovereignty mu gihugu cye, ariko bakaza bakamuruhaho umuriro ngo nuko we ari gukora ibizarinda igihugu cye mu myaka y'igihe y'ejo hazaza. Shiti zanjye bavandimwe, ibi nibyo twibaza, ese bizabyara iki? Stay in touch, kora subscribe, like, share, comment, maze tujye dusangira ibi biganiro. Ndi hano ku bwanyu ngo mbakorere byiza cyane kandi mukeneye. Bye bye, ciao ciao. Ngwibutsa ko Chess Dreams Academy ariyo yonyine igufitiye abakozi, igufitiye amasomo meza cyane mu kukwigisha gukora video, gukamera, bakagutegurira ibirori, bakakudekurira ibirori, bakakwambikira abageni ku giciro gito cyane utasanga ahandi. Inshuti zanjye bavandimwe, mwabahamagara kuri 0788 634 89. Ciao.